iyo umuntu arya cyane abanakora cyane babyumvisha n'abagore 98% bakunda abagabo bakunda ibyo bakunda abagabo bakunda inzoga yego wabyumvisha ni niyo mpamvu umugore wawe gukubita kubera ko ukunda inzoga ariko ukunda ibiryo yase nkunda ibiryo niyo mpamvu nyine udaha yako nangize mama kwiwe ndabona yakuriye n'inzara ureba mu gatuza yakamenye yo none sagukubitira iki koko nawe wajya umukubita oya ntago bibaho nkabye navugaga bari abantu no batega barabanza bakagukubita isombe irimo inyama sinzi bayita isombe ku gicucu bakaguhindura ibicucu bari abantu baturusha ubwenge nyamaundo nushaka nawe witondera none se reka nawe bazaguha igicucu ngaho nzovu ese ujye usenga ngewe reka mu rusengero umuntu yapfuye ugiye kukiriyo ngiye baherekeje umurambo none se wajya usenga koko bitwaye iki gusenga Imana ntuzi ko Imana ari iki iyo Mana dusenga irakomeye n'Imana itabura guseruka n'Imana yumva amasengesho iyo Mana dusenga mama Sando niba ubyumva rwose dufashe uyu mugabo mubabarire mwongere musura kuko aragukunda ibyo yakora byose ujye menya ko ari umuntu wawe kuko uriya mugore aramukundaga penzovu nuko rwose uri ikirara ariko mubwire ko wahindutse basi murakaza neza kuri MDTV show muri kumwe na mama Deborah nkuko bisanzwe turabaramukije cyane uyu munsi nkaba nabazaniye abashitsi ndi kumwe n'abatumirwa karibu cyane reka batwibwire ngiye nkaba nitwa Nyamabondo Gikeri yicano inumiye bafana banje muzagwe munkurikirana ko yandi macano yego mu nkandire kuri MD ni show MDTV show MDTV show kugira ngo igire gute gihe uri numira yego Imana igire gute ibaho umugisha kandi muzagira umwaka mwiki mushya muhire muri mwaka muzagire gute mujye mukurikirana kuko yayikurikiranye cyane bikuye ku mutima no mu mutwe no banga itanga ibyishimo ubuse ni watanga n'umugenera yego yes twaba turi kumwe n'ikindi cyamamare bita nde okay metre nde nkuko wivuze kananye nivuga nta mabosha kwivuga undi ahari okay bakurikirana MDTV show bakore share na comment batibagiye nanzo kugira ngo amakuru ajye bagiraho igihe ningiye bita Nzovu cyangwa Metre Nzovu Nzovu urashatse se ufite umugore n'abana ndamufite umukonyi naza kucyusetse washatse nose muracyabana ntago twabanye twaratandukanye mwapfuye iki Nzovu yanzijije uburayi nose kuki wari indaya ko nese urabona nimba umugore twaratandukanye cyangwa nyuma urabona kera tukibana abyo bitaga gusohoka nasohokeraga muri Agence Public ngiye nzavugisha ukuri utwana tukambyinisha ingwatira salisa ubwo nkahita ntakarama kandi washatse ufite umugore uca wabyihore turakugarukaho Mabondo none se ko wabyibishye cyane nta gasiporo siporo ndazikora nazizi uranazizi nugaragaza cya gikariso cyawe cya siporo ntago ajya yikuramo wabibonye none se ziba ari nyinshi bari pere nyinshi ntago batanga imwe bazigura 12 zisa ndagenda nkazigura nta mufogi rero n'umuntu ujye gutya ndi umusportif kandi n'umuntu ugize gute n'umuntu gutya ndi umuntu nuko ndeba wagize ariko no kuvuga ngo ngenda shobora yagize gute se ibiki sushowe biki yarafashwe ariko ntago ureba wowe jye ubereka yarafashwe nabizo ukunda inzabi yarafashwe reka nkubaze uziko munyibukije akantu mu mujyi wa Kigali bandika ngo kunzu yarafashwe andi mugabo ngo afata Stade Amahoro yandika ngo yarafashwe ibaze iburayi gutera muri Stade Amahoro akayikodesha yarafashwe ira miryango iri tubwira ibintu byo kugabanya umubyibuho se wajye ntago nshaka kunanuka je nari nzi ko nzasanga warananutse oya no kuvuga ngo urabona ndi bikingananuka nkahita munyanga kandi uvanga itaye nirimo kazi nirimo gutoza muri ibintu nirimo kugurisha akino gisura nibyo bicuruza nose Mabondo ufite umugore n'abana bana mfite umugore aramuta ariko ntago ngiye nta cyanga kirata nagize imizazane ngwa mu bivuga nyine ugiye magerage koko Ose kugiye gusubira n'ubu barahari bavuye muri vacances bari iwanjye abana barahari dufite abana babiri bajya kwa mama bakagaruka wowe n'uvuga ngo abashaka ndabama kuko
iyo wabyanye n'umuntu abana mama bafatanyije. Yego. Nose uri kubona ingo z'iki gihe impamvu zisenyuka ari iki? Ingo z'iki impamvu zisenyuka kubera ko nta cyizere nyine no kudahuza icyizere kandi nomwe abide confiance wambaye nkavuga ubona kera agaciro urabona ndatanga urugero kwa mama na data kera umugore yubahaga umugabo ajyaga gutya mukajya mu cyumba yaba yakoze amakosa ukamukubita urushyi muri iki gihe iyo umukubise ahita ahamagara inkeragutabara bakakujyana gutya bakuboshye ibikoni noneho kera umugore yahukanaga yajyaga wamukuraga cyangwa akawukanira kwa sebukwe ariko umugore iki gihe yahukana ajya muri geto wajya gutya nawe ahita akodesha wahukana umugabo oya nose byagenze gute kugira ngo umugabo ari buzajya wahukana no kuvuga ngo buriya rega tujye dukoma urusyo dukome n'ingasi ngereka ndeka kwireba nk'umugabo buriya kugira ngo urwo rusenyuka kuri 2/3 cyangwa 98%, abagabo nibo babigiramo uruhare rwose urabeshye n'abagore babigiramo uruhare ni ukuvuga ngo buriya oya ntabwo mutabonera nese abagabo nibo dufite amakosa ku bagabo muri abagabo twumva ko turi kamara mu ngo none nk'umugore yakubwira ikintu kandi cyane agafasha umuryango ntabwo duhuza none ugasanga nk'umugabo kubera ko ngo ari umugabo akikakaza akavuga ngo wowe mu gitekerezo gute uri umugore nuvuga iki kintu cyo gisenya ingo nyinshi ariko nuvuga ngo uzarebe umugabo yemeye kuba inganzwa mu rugo urugo rurakomera bakagera ku bintu byinshi rukamera neza none hose abagabo bagiye bemera abagore bategeka icyamba ni ukuvuga ngo ngewe umugore nzashaka cyangwa umugore nashaka ubu ngubu buri rimwe narabimenye numva ko abagabo ari twe kamara iyo umugore nzashaka azantegeka azagutegeka niba mvuye ahangaha nkureba 20 na mama 2 mbyemere kuko buriya umugore niwe umenya iterambere ry'urugo nta mugabo umenya iterambere ry'urugo ntabwo ari byo kuko gushyigikira uri umudamu ngewe nzovu ntabwo nzaba inganzwa ngo niyo mpamvu nyine nawe umugore ngo anyobore kandi ese yaragukubise nese kankubaze none se reka nkubaze wajya ngo nikubaze yamutimbuye umutware w'urugo ninde n'umugore cyane n'umugabo okay uvuze neza cyane nese nimba abaye inganzwa umugore uzaba uyoboye urugo oya ntabwo yavuze ibintu byo kuba inganzwa we nta kintu ushaka mbinganzwa mudatuba ndakara ibyo ntabyo nshaka icyo bita kuba nge nta mugore uzanyobora murugo iwawe kugira ngo ibyo ushaka ubigereho ubu ni ubanga ikintu cya mbere kibaho mu rugo iyo mwubahanye iyi buno uvuga ngo twese ko twe tubyumva nabikino bita uburinganire iyo bavuze ngo uburinganire ni uvuga ngo mugomba kubana mwuzuzanya ni uvuga ngo buri abagabo dukunda kwaya kandi abagabo ntabwo bakunda kwaya ni uvuga ngo buri umugabo afite gutaha mu rwari hari inyama akahita buri umugore kujya kugura isamaki wabyumvije ngo akavuga ati se mugabo mwiza ati kure bizi nyama twanakazibura tukazijyana nimugoroba wari isamaki tukazigura ejo bundi umugabo ngo utangiye kumvugiramo yego akabateye urushyi akaba muteye urushyi ntabwo ari urushyi rw'iminsi nabone reka ngusubize ko nzi ko umugore we yagiye gute kandi numva ko urimo kuvuga ngo waba inganzwa mu rugo kucyo umugore yagiye kumenya amafuti yawe arya cyane oya tureke byo kurya iyo umuntu ari imva gusobanura umubyeyi iyo umuntu arya cyane abona akora cyane babyumvisha n'abagore 98% bakunda abagabo bakunda ibyo nako bakunda abagabo bakunda inzoga yego wabyumvisha ni nayo mpamvu umugore wawe gukubita kubera ko ukunda inzoga ariko ukunda ibiryo yase nkunda ibiryo niyo mpamvu nyine udahaha ntabwo hari umugabo twari duturanye ahantu bita Kicukiro hano niboye okay umugore yamwaruye ibiryo abishyira ku iparato hari saa sita kuko icyo gihe nandi no kunywa n'urwagwa bacuzaga urwagwa amwarurira ibiryo namwaruye ibiryo umugabo arariye ibiryo bicya birasigara bisigaye umugabo abwira umugore ati shere wanjye bika ibi biryo none ariko urabona abana saa 8 bararyama bakajya mu buriri bagakanguka abana bari baryamye none bakangutse uzikabona iyo bakangutse baba bakeneye kurya umubyeyi yafashe bya biryo papa yasigaje abiha abana barabirya bamaze kubirya barariye umugabo yakora akazi k'izamu saa 11 arakanguka ati shere wanjye ngiye mu kazi nka bya biryo bya nyina ashigaje mbirye ngiye mu kazi aramubwira ati abana nabihaye abana babiriye saa 9 umugabo aratangira arafuha bararwana bagira bati
umugore ahita yawukana. Nta mugabo wakagize inda, reka mbabwize ukuri, ibiryo iyo bisigaye ni iby'abana. Sibyo? None se reka nkubwire, umugore wagiye gukubitira iki koko? Umugore wanjye ntabwo ajya nkubita, uwo dufitanye abana bane ntabwo ajya nkubita, njya nkubitwa n'indangamirwa mu makwini. Ukuntu yagize mama kwiwe ndabona yakuriye n'inzara. Ureba mu gatuza yakamennye. None se agukubitira iki koko? Nawe wajya umukubita? Oya ntabwo bibaho. Nkabyo navugaga bari abantu niyo batega barabanza bakagukubita isombe irimo inyama, sinzi ukuntu bayita isombe ku gicucu, bakaguhindura ibicucu. Bari abantu baturusha ubwenge, nyamaundo nushaka nawe witondere. None se reka nawe bazaguha igicucu. Twebwe kuri MDTV show dukunda kuvuga gusigasira umuryango. Yes. None Nzovu afite umugore babyaranye abana bane baratandukanye, none ajya mu ndangamirwa. Wabiretse noneho kubaka neza urugo Nzovu? Ntago yabera ko murakoze. Yarabiriye. Ugomba kungira inama koko bitewe n'imyaka ngezemo, nzasanzire mu bana banjye, nindamuka nitabye n'Imana, umurambo ntuzave mu ndaya, uzasanga ndi mu rugo mu bana banjye. Bari kuvuza ibintu byiza Nzovu, kandi Imana ibigufashemo. Kuko muravuga ibintu byiza, ariko twebwe kuri we MD twigisha gusigasira umuryango no kwita ku bana. No gusigasira ibyiza twagezeho. Rero kuva Mabondo rero wagira ngo ahubwo witonda atagusurira. Cyatacyikanye watawikanira. We ntago nari ibiryo bari kubikora. No kuvuga ngumva nkubwire rero. Bikunda kurya. No kuvuga ngo niba mukunda umubyeyi MD TV show no mubyeyi wa Nyabingisi. No kuvuga ngo iri mu bantu bahuza imiryango yatandukanye. Byaba ngombwa n'abana urumva yaguje ugasobanura n'umugore wawe. Njye ntago yamuza n'umugore wanjye, kuko umugore wanjye yifite umugabo kandi babanye neza babanye gato. Ufite ibibazo mbese? Yesu, ufite agahinda we? Njye nta kibazo, nta n'agahinda mfite. Ahubwo mwe barimo kwabura. Yagiye we ari mukuru afite n'ubwenge. Wabyumvishe? Byibura ntago yabaye nk'uwa Nzovu ajya kuba indangamirwa. Njye ngo sindangamirwa. Mama Sane sindangamirwa. Anasenga indangamirwa niyo ninjiye maze gutandukana na Mama Sane. Yagusohoye rero. No ubanga rumva inama ikiri warukoze cyiza kuri iyi TV show yanyu, kuba byibura igikorwa ugiye gukora ubu ngiye gushinga uherekano kanya kuri iyi tariki. Huza Nzovu n'umugore we basubirane, tuzagaruka ahangaha bicaranye ahangaha, babyemera imbere y'Abanyarwanda ko basubiranye. Nzovu yemere areka ububwa bwe, areka ubugese bwe bubi, abatizwa mu mazi menshi. Urabyumva neza? None umugore agaruka avuga ati byibura ngarutse umugabo wanjye yarahindutse. Niba utarahinduka batizwe mu mazi menshi, undi ushaka nuzabatizwa, ariko uzafujyana kuri mikoro bati njye Nzovu metere ndahindutse mbikuye ku mutima, ngize Imana. Si mwebwe mwandoze? Njye se ndi indangamirwa. Ngize Imana. Nawe ufitemo uruhare. Imuje nande n'umugore wanjye. Umugore wanjye tujya kubyana umwana wambe cyangwa tujya kubana, mwize tujya mu inama. Mbishatse sinasubirana nawe none. None se n'ubu bireke. Urabuduhimye se? No buzaturuka mu ndangamirwa, nikiza gufasha umusaraba. Nase uzakomeza bibere mu ndangamirwa. Amasaraba. Nese undi musaraba ni iki? Zaba ngufashe twese. Ahubwo uzimukana nawe ari umuntu wagiye kwiba isanduku iremerano bashyinguraga wowe twese. Bitarajya he irusororo. Yagiye yiba isanduku igura hafi nka miliyoni. None afata iyo sanduku arayijyana arayikorera, afata umusoro hejuru. Noneho polisi iramuhagarika. Imuhagaritse avuga iti afandi, njye nasezeranyije imiryango yanjye yuko nindamuka mpfuye batazanshyingura ngaha. Niyo mpamvu nanjye ndimutse ngiye mu Gatenga. Yahise akomeza, abapolisi baratitira bagira bate, ahita ayijyana mu Gakinjiro arayigurisha. None rero rasa ku ntego ugashaka kuvuga kuki? Kubera ko ari uzatwara umusaraba nawe uzagaruka. Wanye nawe uzajya None se Mabondo ufite gahunda yo kongera gushaka umugore? Umugore biri mu bintu bigize umuntu. Nkuko umuntu afite agizwe wagabanije nda yakuba.
witonde ntagusure. Ikindi kiza numvishe nuko udashaka gusenyera umugore wawe. Urabizi ko iyo abantu batandukanye umugore agashaka ahandi, hari abagabo bagenda bagakomeza gutesha abagore umutwe aho bashatse. Wowe wabivuze abantu babatariza nuvuga ngo rero jewe ndi umuntu uri macuwa mu mutwe kuko ngomba kubanza kureba ku ruhande rwo nanjye nkareba ku rwanjye. Kubura abagabo benshi ari kosa tukunda gukora nk'umugore yakwanga cyangwa agirana ibibazo ukajya kwiyahuza inzoga ngo nibwo urimo kubikemura. Kandi uvuga ngo buri umugore yifuza cyangwa umugabo cyangwa umugore iyo yatandukanye n'umugore cyangwa n'umugabo yaratandukanye n'umugore yaratandukanye n'umugabo, buri muntu wese aba yifuza kubona undi ameze nabi, asa nabi byaramuyobeye. Ariko nuvuga ngo iyo abonye uko rumeze neza usa neza Imana yakugira n'ubwo ukagura akamoto ukajya ugendamo asigara yicuza. Yes, uko buri abagore ukuntu muteye nawe urimo ntago mukunda imishinga y'ahazaza, mukunda iby'uwo munsi cyane rwose. Yes, ni ukuvuga ngo rero njye niyo mpamvu ngira inama abagabo b'inshuti zawe cyangwa abagore, niba umugabo yarakunaniye wowe wa mudamu we wicika intege ngo umugabo yaranyanze ujye wirigurira mu nzu. So kuko ejo nakubona umeze neza zakwifuza, none nawe kuko uzahora amenye warisobanukiye ubwenge bwaragutse uzabona ko atakiri ku rwego rwawe. Nuvuga ngo nawe wa mugabo we umugore yanze kora cyane, ureka inzogo, ureka kuba nka nzovu, ureka kwiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa igire gute, none ukore cyane umugore azagaruka. Wabyumvishe? Rero nuko bimeze. Okay, nyamuntu reka mvuge nanjye. None se nzovu reka manze ugiye gukora cyane icyo umugore yagucitse yagendeye wari ufungiwe imageragere. Yes, nyine nawe munaniye. Sivyo? Nagwa munaniye. Watahaga ijoro. Ahubwo vuga ngo ntabwo nafuzwa kubera ko basanze mu rusengero bankuramo. Nicya. Kandi uvuga ngo tubare umugabo we murabana. Yego. Abagabo bare ibintu byinshi tutazikora tutajya dukunda kwereka abagore bacu. Bona tubare ufite umugabo we ni umujura cyangwa niba no bacuruza amahembe y'inzovu ntago bize. Hari igihe bamufunga ko byakira bikakunanira kubera ko ajya kubona ari inyangamugayo. Wabyumvishe? None kwiyakira gute bikakunanira, ukaba ufite n'iki n'amarangamutima ukahita wigendera. Nuko byangendekeye iyo nza kumubwiza ukuri kuvugisha ukuri nuko byari kugenda. Ngaho nzovu ese ujya usenga? Ngewe Naka mu rusengero umuntu yapfuye. Ugiye kukiriyo? Ngiye kukiriyo, ngiye baherekeje umurambo. None se wajya usenga koko bitwaye iki gusenga Imana? Ntuzi ko Imana ari iki? Iyo Mana dusenga irakomeye, n'Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye. Uraza mbona kagera imikino ngo kirangire. Soma ko tuyiremanya yumva neza. Ntabwo yisubiramo umugabo yisubiremo. Ntabwo yayimenye. Ntabwo bakiyo. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana itabura guseruka, Imana Nzovu, none se Nzovu, isi niki yakwigishije kuri ubu ngubu? Isi aho ugeze aho kuva wamenye ubwenge. Isi irimo abagambanyi. Ntabwo isi, ntabwo twese tuba duhuje imitima. Nta muntu wifuza kundi yaba. Baravuga ngo isi n'abayikorera nibo batuzengereza. Yego. Yes. Ariko nawe bitewe na rya shuri wagiyemo ry'imajyajya umaze kumenya Akanyarwanda. Afite amabondo yarize. Yega gute? Yabyigiye imageragere. Do you know English? Do you know English? Ararya cyane. Komeza Kawu. Oya murabona wasene icyayi biti kawu. Kamubaze. Yaka murabizi ko yakoze accident. Ntago ari accident. Bamukubite mu ndangamirwa. Yari kumwe n'uyu mugabo. Urambeshye. Ntabwo ajya kumukiza. Twavuganye kuri telefoni cyo ibyo nyemo ndavuze nibyo. Mama kuri yankubitaga gutya mu gashyekero yakamwana nsuzubana umutwe bawugira gutya. None se akabamukubise ntabwo ari impanuka yakubise. Ntabwo ari impanuka yakubise. Impanuka se yaba ari impanuka akaba yabyutse. Kandi yabyimbye nawe iyo yabyimbye gutya nyine hano. Yakamwana ndamukunda, reka mbikubwire. Yakamwana ntabwo ndusha ubucuti bwiwe. Yakamwana ejo reka twumvide ejo nkasanga namugezeho Sodoma sanga arakaraya gato gutya mu under 18 gatoya ko gafite nagakecuru ni kwa kundi kamutwasa mukadi na telefone kabikoza amafaranga. Yego yakamwana telefone yabiki yakamwana. None se ko mufite comportement mbi yakamwana ejo bundi muri telefone yangiye kumugura amayinite nsanga afiteho ibihumbi hafi 80. Ariko nabyo bitwaye iyo ndaya byose ibyo 80.
yatwaye 15 yarasigayeho yose yarasigaye. ni ikibazo gikomeye ariko rero njyewe ndi umubyeyi sinababwiye njye cyane w'abana bane Ese gatase utangira ibyo kwiteretesha mite ngo kuvi. Oya habira kubyo byemewe hano n'icano y'ababyeyi. Ceceka nyine. Urashaka Nzovu. Hano ni kuri discipline. Hano ni kuri discipline. Atangira biragoye. Urana ko zava mugorora tuvugisha ukuri. Usibye ko washatse utimeta. Iyi ngagi wayemera yo mutwe kumizo guka. Okay, ngaho reka tuvuge ibyo twe turi kuvugaho. Ko imwazaritse inzoga ko numva arizo zibatesheje umutwe. Wese waraziretse mabo. Oya ngiye no kuvuga ngo ngewe kuvuga ngo baravuga ngo Bibiliya iravuga ngo imirimo myiza shimwe n'Uwiteka ugomba kunywa akavino gatoya. No kuvuga ngo ngewe rero ntago ndi muri babana. Ngewe ntago nywa akamenya amasengesho. No kuvuga ngo rero inzoka zamunyweye. Wabonye mpamvu batareba. We ntago uzinywa. Uyu uzinywa akoresha mu mutwe. Yego. Nzovu wazaritse inzoga. Abagore baragukunda indangamirwa. Arantse muri Bibiliya ngo kubw'inda yacu yatunane tumwe gake. Okay, gake ko kontrola ariko je controle. Kwikontrola. Reba ukuntu bakugize. None nge muri ariyo babyita ngo cyabajyana imodoka bagiye kwa control. Kuri control technique. Nge ba control. Oya ntago biyo nuvuga ngo wowe ukwiye kasoringi. Ubwo waji wawe. Imbobo. Nge sindafunga. Ntago urafunga. Sinzajya imageragere. No kuvuga ngo nta bamufunga nta kintu yakoze. None umugore wawe mwatandukanye hariya gute? Mama Sandrine. Mama Sandrine. Ngiye munane najyaga muri boîte muri Agence Publique nkajya kwibyinisha twana dutoya nasiga tetse nimugoroba akamuna sambiza mu gitondo. Ariko dese nzova kunda umugore we. Madamu rwose nibubyumva. Harya ngo urumuki. Mama Sando. Urumusinga. Ngiye mvuka Inyanza musene data wacu. Mama Sando nibubyumva rwose dufashe uyu mugabo mubabarire umugire musura kuko aragukunda. Ibyo yakora byose ujye menya ko ari umuntu wawe. Kuko uri umugore wamukunda gapenzovu. Nuko rwose uri ikirara ariko mubwire ko wahindutse basi. Mana shaba byose mana nkunda wagije icano ari bahita ngo MDTV show uyirindi bisamba mahita bicano basike bayiba twebwe YouTube channel yacu nabo tuzayishyiraho abasekirite abapolisi cyangwa abasirikare Imana yonyine izayirinda ugeze kwisumwa wacu. Amen. Mabondo ngaho nawe vuga ijambo murebe Nzovaragi vuga ijambo rimwe dusezera. Ese ko ndimo kukomfanda ijambo rya murashaka kuvuga bafana abanye mudukurikiranye kandi mu nkurikirana mukoyane makuru ko no ngo murabona ko uyu mumama n'umubyeyi mwiza. No kuvuga ngo mumukandire subscribe mukande na share none ngo muri comment ibyo mura bitagenda cyangwa ibyo mutishimiye mukire kugira ngo tutazabikosora. No banga uhereye kuri itariki y'uyu munsi no tujye kujya tubaha ibintu byiza. No banga ubwo mbaye umufatanya bikorwa wa MDTV show. Imana ibaho umugisha kandi turabakunda. Amen.